Hello champions, nanone muri kumwe na team achievers your boy. Ngiye kubereka uburyo ushobora gushyiramo Openex muri Metamask ndetse n'uburyo wongeramo kwa blockchain then ugashyiramo Openex kugira ngo tuzabone uko iriya mining twakoreye muri Satoshi ya OX tuzazibona tukazibyazamo amafaranga yo gufata mu ntoki. Okay, ahangaha rero bimwe mu by'ingenzi dukora, turaza hano hejuru no dutangira muri kuhabona hari network. Ubwo no kuvuga wafunguye Metamask yawe, urareba hari hejuru hari network, ukandemo muri network. Ngira ngo ahangaha iyo ukanzemo muri network murabona hano hasi hari ahantu hari add network. Turaza dukande kuri add network. Okay, turakanda kuri add network. Iyo dukanze kuri add network rero ahangaha hari ahanditse popular. Muri kureba aya masheni yose arimo ahangaha nta sheni ya Openex irimo. Twebwe rero turavana hari popular, ahubwo tuzane ahangaha handitse custom network. Okay, none ubwo turakanda kuri custom network. Iyo tumaze gukanda kuri custom network, ibintu by'ingenzi dukeneye kuba twakuzuza, dukeneye kuzuza network name, dukeneye kuzuza RPC, dukeneye kuzuza chain ID symbol, tugakenera no kuzuza block explorer. Ibi rero urabikura hehe? Kugira ngo ibi ngibi ubibone, nabitanze kuri WhatsApp group yacu. Uraza kwibona muri hano muri description hasi, ku buryo wakinjira muri group ukabibaza tukabigwa group ibifunguye nta kibazo. So ahangaha hari ibintu by'ingenzi rero nkuko mubibona turi buze gukenera. Dukenera iyi scan DAO. Dushobora kuyikenera dukoresheje iyi methode, ariko gereka nze twikoreshereze ubu buryo ari nabwo ndimo kubereka. Hahandi hari network name, ngiyi ni koa. Turagenda hariya dushyiremo koa. Subiremo. Aha turaza twandikemo koa. Niturangiza tujye gukopiya iyi RPC, iyo link iba yatanzwe, ngira ngo muri kuyibona hano. Turaza tuyikopiye, nitumara kuyikopiya tuze hano tuyipestingemo. Niturangiza tuze kuri network ID hano, ngira ngo murahabona network ID. Twese turahabona chain ID kiri kuhabona. Chain ID ni 111 ngira ngo ntabwo ari byo mpimba, muri kubibona hari ID. Tumanuke tuze kuri symbol. Buri wese ari kuhabona ahangaha. Symbol bayita koa, no kwandikamo koa. Okay, haraba hasigaye iyi block explorer ni turaza tuyikopiye ahangaha, muri kuyibona block browser. Nitumara kuyikopiya tuze tuyipestingemo hano. Ibyo birangiye tuza kuri add hano hasi, muri kuhabona kuri add. Aha turahita tuza kuri confirm. Ibyo turahita tuza kuri switch network.
Okay, muri kubona ko kowa yacu yagezemo, ariko nubwo yagezemo Openex nuko nari nayikuyemo kugira ngo mbereke. Openex nari namaze kuyishyiramo, ariko reka mbereke uko uri bukomeze ushyiramo na Openex. Gushyiramo Openex rero uza kuri mbere na mbere urabanza ukareba, iyo usanzwe uyifitemo n'ubundi ya kowa chain urabanza ukareba ko hano hari kowa. Iyo usanze hatari kowa uraza ugahitamo iyo network ya kowa, nk'uko wahitamo iza Polygon. Ngahitamo kowa ari hejuru ikabanza kuzamo, yazamo ngahita ndeba hano hasi ahantu handitse ahantu haba handitse ngo import network muri kuhabona. Icyo nkora ni ugukanda kuri import network, am I right? Then ugakanda kuri import network. Iyo umaze gukanda kuri import network, ahangaha uba ufite address, token address ukayishyiramo. Nicyo ushyiramo gusa. Token address rero uyikura hehe? Token address muri groupe nayo tuba twayitanze. Token address hano hejuru nayitanze kare. Ngiyi ngira ngo buri wese ari kuyireba. Ngiyi token address. Ubwo nuza muri groupe turi guha, urakopiya ya token address yawe, nurangiza ugaruke kuri Metamask uyipestinge hano kuri token address. Iyo umaze kwipestingamo OX, muri kubona ko izina rita ryizanamo. Ni ibintu byoroshye cyane, izina rikizanamo, izi token decimal zikizanamo, nta kindi kibazo uba usigaranye. Ikiba gisigaye sasa kuba ari ukuza ugakanda hehe? Kuri import. Hano tuba tugomba kuza gukanda kuri import, then ugakanda ugakanda import. Ariko nsanzwe nyifitemo n'undi bahita bakwereka ko ibaye successful added. Ni ibyo ngibyo rero. Ubwo ngubwo wibuke gukora subscribe, sharing ku ba friend bawe, ubundi rwose dutegereze amafaranga. Icyo gihe ni tujya gushyiramo wallet address yacu, tuyijyana hariya muri Satoshi, nukuza ukakanda kuri ahangaha kuri Openex network, ukaza kuri receive, right? Ukaza kuri receive, ahangaha kuri receive. Icyo uzakora icyo gihe uzakandamo ubone iyi wallet yawe, nurangiza ukande kuri copy. Ubwo ndavuga igihe tuzaba tugiye kuyishyira muri Satoshi kugira ngo tuzazakire, ukande ahangaha muri kubona kuri copy, then ube urayibonye uyijyanemo amafaranga yawe cyangwa amacoin yawe azaze hano. Ikizaba gisigaye tuziga uburyo bwa swap. So iyi video rero ntera inkunga nawe uyisharinge ku bandi, ukore like, ukore comment y'ibyo uvuga twavugurura kugira ngo tugende dufashanya guys. Thank you. Mwari kumwe na team Achiever We Care.